Hello guys, mumeze mute bantu banjye bakunze ba Sam TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubu ngubu tugiye kuganira ku kuri. Mwaka kanya urasabwa ikintu kimwe cyangwa se bibiri. Nibiba ngombwa uri busabwe ikindi kintu cya gatatu. Ibyo bintu si itegeko, gusa ni ihame kuba wagira ute kuba wabikora kandi bikagira icyo bidufasha. Ubu ngubu ndagutindiye ndagira ngo mubwire neza yuko ubu ngubu tugiye kuganira ku bintu bishobora kuba byarakubabaje mu buzima bwawe. Nanjye ndakubwira kimwe mu bintu bishobora kuba byarambabaje mu buzima bwanjye. Nawe unyandikire muri comment umbwire ikintu gishobora kuba cyarakubabaje mu buzima bwawe. Ariko mbere na mbere ugiye kumanza wakora ibintu bibiri. Icya gatatu cyo nushaka ukireke ugikorera igihe ushakiye. Icya mbere, yino video irabura amasegonda makeya ngo umunota urangire. Icyo ngusabye manzi ukore subscribe, numara gukanda subscribe ukande like, numara gukanda like ukande no kuri notification. Ibyo ngibyo nibura birabibaye ibya comment byo wabikora nyuma icyo ngicyo wakirangije. Kuri ubu ngubu rero ngereka ngubwire ikintu gishobora kuba cyarambabaje mu buzima bwanjye. Iki kintu cyumve. Tekereza witabiye irushanwa ritoranya abantu bazajya mu ijuru. Ku rwego rw'isi ukagira amanota meza, ariko wagera ku rwego rwa kabiri rwo kugira ngo ubashe kwinjira mu marembo y'ijuru, bakakwangira yuko winjira. Akanama nkemurambaka kakandi k'abamarayika babandi mukunze kwita abajaji katerana bagira ngo babashe kuba bakiga ku kibazo cyawe, ntibigere bakubonaho biteye yuko ari izindi ngagari cyangwa se ari abashinzwe kwemerera abantu binjira bagiye mu irushanwa ryo ku rwego rwa kabiri rishobora gutuma ubona itike ikujyana mu ijuru. Icyo kintu cyarambabaje. Ushobora kwibaza ngo cyambabaje ute? Mwaka kanya nawe uhite wandika muri comment ikintu cyakubabaje. Ibyo bintu nzabikusanya ngaragaze ibyo bintu byabababaje mu buzima bwanyu bwa buri munsi. No kuvuga ngo nitabiye irushanwa rya Art Rwanda. Reba hanga ku ruhande gatoya urahabona ibintu by'amashusho. Reba iyi ngiyi ni inuma, iyi ni inzovu, izi ni inzovu, izi ngizi ni giraffe, izi ngizi ni zebra, izi ngizi ni twiga cyangwa se udusumbashyamba nguko nari nabivuze mbere. Bino bintu byose ubonye bikugwa nabo bita abanyabugeni. Abanyabugeni rero nabo ngabo n'abandi bakora utuntu tw'uduseke n'abandi bashushanya mu rurimi rw'amahanga tukabyita art, ababikora bakaba abartist. Nuko nguko bimeze, story yanjye nuko nguko imeze. Rero haje kuba irushanwa rya Art Rwanda ry'urubyiruko, bashaka kuzamura umuntu wese ushobora kuba afite impano. Aho ngaho ni mu karere ka Kayonza. Cyagomba kuzamuka rikagera kure cyane. Hazagamo abantu benshi n'abanyamideli. Noneho ku nshuro ya mbere byabereye ku rwego rw'akarere. Byabereye ku rwego rw'akarere. Imirenge yose yari yahuye yazanye impano zigiye zitandukanye. Harimo abantu nyine bakora abana beza bazi kuririmba, abakobwa bazi kuririmba, abahungu bazi kuririmba, abanyamideli, abafotographe, abantu bazi gufotora nyine. Aba bose bagomba guhatana hakagira abantu bavamo, ariko buri muntu yari yemerewe kuzamuka ku giti cye. None ikintu gitangaje, nanjye nagiyeyo ku giti cyanjye. Ku rwego rw'akarere nahamagawe mu batsinze yuko nemerewe kwambuka ngakomeza. Kuko ibintu nerekanye abajaji ntabwo bigeze babihakana, babonye ari byo banambaza n'igihamya kigaragaza yuko ari njye ubikora, nacyo nza kukigaragaza. Ku rwego rw'akarere nza gutsinda. Ati Rwanda muhanzi, abayobozi bayo ndabasuhuje. Ndabasuhuje. Ku rwego rwa kabiri
byagomba kubera kuri Midland Hotel. Twarahagiye tujyanye ibikorwa byacu ndetse twanararengejeho ku byo twari twakoze. Ikintu cyambabaje, icyagomba kunshimisha nuko nagomba kwinjira, nahagera ngatsindwa, bamwe bagakomeza njye ngasigara biteye yuko ndagize amahirwe yo kuba nakomeza. Bubwo narahageze ndebye muri mashini nyine nsanga ibintu biri ku murongo, gahunda ni fresh, nta kibazo mfite. Noneho ndagenda, abandi barahatana batsindwa, bahatana batsindwa, ibyanjye mbigishije ku muryango bya bindi byari byatsinze ubwa mbere. Umva, na bya bindi byari byatsinze ubwa mbere ntabwo bigeze bemera yuko byinjira bifatanyije n'ibindi nayo nakoze nyuma. Banyangiye yuko ninjira, bagira naho baneye ubwoba ngo nukomeza ngo kugira guhatiriza kwinjira ngo turakwereka ahantu uburi. Icyo ngicyo ni kimwe mu bintu byambabaje. Ubwo kuri uwo munsi ikintu twatahiye ibyo kurya nyine, hari muri hoteli, nawe urabyumva, bazanye ibyo kurya, agafanta, iki, umutima utari hamwe, ibyo ngibyo nibyo twatahiye. Apana kuvuga ngo ngiye n'abandi, reka mvuge njye ku giti cyanjye. Ndibaza ati se ni kuki ibintu byanjye batigeze bemera yuko byinjira ngo bihatane nk'uko byahatanye ku rwego rw'akarere, iyo bemera bigakomeza bigahatana no ku rwego rw'intara, wenda ngatsindwa. Rero niyo mpamvu navuze ngo ibaze nawe witabiye irushanwa rishobora gutoranya abantu bazajya mu ijuru. Ku rwego rw'iyi si ukagira amanota meza, ariko ku rwego rwa kabiri bakakwangira yuko hatana ngo ubashe kuba wakomeza. Akanama k'abamarayika ndikigere kakubonaho, watambuka kugira ngo winjire, bakakwangira kandi abandi bari kwinjira. Ibyo ngibyo ni ibintu nabonye. Ushobora kumbaza ngo ni ryari, ushobora kumbaza ngo ni igihe ki ibyo bintu byabaye, igihe ki. So ndi umwana mutoya, ntabwo ndageza ku myaka 50. Ubwo rero urabyumva nari kera. Navutse 94, urumva nari kera cyane, ku buryo ibyo bintu byarabaye mbere y'94 muri za 59 reka ariko bimeze. Igihe Buravan apfa, icyo gihe yarayapfuye mu iryo joro ku manywa, mbere yo kuba twakomeza ibikorwa byacu, twamanjije twafata ifoto y'urwibutso rwo kwibuka, cyangwa se sinzi uburyo nabyita, ariko ni mw'ubwo buryo Buravan yari yapfuye, yarangije kuva mu uyu mubiri, umutima we wizamukiye. Ubwo nyine mbere yo kugira twagomba kumanza twagira nyine twifatanya n'abasigaye kugira ngo uwo muvandimwe abashe kuba yaruhuka mu mahoro. Ubwo urumva ari kera. Ibaze nawe witabiye irushanwa ya Art Rwanda cyangwa andi marushanwa, ku rwego rw'akarere ukaritsinda, ku rwego rw'akabiri ntuhatane. Akanama nkemurambaka ndikigere kakubonaho, watambuka kugira winjire, bakakwangira kandi abandi binjira. Isene mbaya ariko nitwe tuyihinduye mbi. Isene mbaya ariko nitwe tuyihinduye mbi. Ku bwanjye nawe dufatanyije, twahinduriye isi ikaba nka paradiso. Isene mbaya, ibaze nawe witabiye irushanwa ritoranya abantu bazajya mu ijuru, ku rwego rw'iyisuka ritsinda, ku rwego rwa kabiri ntuhatane. Akanama k'abamarayika ndikigere kakubonaho, watambuka kugira winjire, bakakwangira ko. Ngayo nguko ibyo ngibyo nibyo byambayeho.
nawe mw'iki kiganiro cyangwa se mwa kano kanya ubonye, nyandikire muri comment zirafunguye, umbwire ikintu gishobora kuba cyarakubabaje mu buzima bwawe. Urabukoze cyane, urabugize uruhare mw'iki kiganiro. Iki ni ikiganiro kigomba kumara imyaka myinshi, biteye yuko n'abakora ibi ngibi baracyariho ndetse baracyaramba. Kabona umuntu afite amahirwe ukayamuvutsa ukanga yuko ahatana, biteye yuko ubona naho wahera umusubiza hasi cyangwa se uvuga ngo atsindwe. Kavuga ati rero ku buryo bwo kugira ngo abantu batamanika akabona amajwi yo kuzamuka, reka nere gutuma ibintu bye byinjira ahangaha. Abajaji nibatabibona nyine ntabwo bari bugaragaza ibintu batigeze bagira babona. Kuri uwo munsi hahoze hariho Riderman, hariho ba Kadafi, hariho abanyamakuru b'ibyamamare ahangaha nyine mu karere ka Kayonza, hariya hirya ya gare gatoya. Nuko nkuko byari bimeze. Rero buri muntu wese agira ikintu cyamubabaje mu buzima bwe. Nawe niba ufite icyakubabaje, uyu nguyu niwo mwanya wo kugira ngo ubashe kuba wakivugira ahangaha kuri kamera, cyangwa se ubashe kuba wabyandika muri comment. Ibyo bitekerezo byose uri bugaragaze, nzabigira mbikore, ngaragaze akarengane k'abantu bagenda bagira uti bahura nabo. Ibi ngibi ubwo nyine ni ngikosa umuntu abakoze, ariko nta kundi. Kuvuga ukuri se bitwaye iki? Nuko nkuko bimeze. Amashusho nagombaga cyangwa se ibintu nayo yatangaje byagomba guhatana, kuko ibya mbere byari byatsinze, hakenewe ibya kabiri. Ni ukuvuga ngo ikintu gitangaje, amashusho yagurishijwe hafi amafaranga agera ku 100,000 ari njye uyigurishije, kuko banze yuko ahatana. Ubwo ndatekereza ngo uwabaye uwa mbere muri art kuri uwo munsi aho ngaho ku rwego rw'intara, ubundi ibintu bye babigurishije angahe? Ruhuka wandika muri comment. Buri muntu wese agira ikintu kimubabaza mu buzima bwe, gusa benshi barabiceceka ndetse bakanabipfana. Ariko ubu ngubu ndabivuze mbishize hanze kuri channel nshasha ya Sam TV show. Nawe ufite icyo ushaka kuvuga gishobora kuba cyarakubabaje, kugira ngo abantu babashe kuba bakosora amakosa bagiye bakora, nuko hagomba kubaho abavuga ayo makosa kugira ngo abo bantu bakosora amakosa. Gusa abo ngabo bamwe nyine barakomeye, nta n'icyabakoraho. Andika muri comment ibitekerezo byawe, tuzajya tugenda tubisangira, ndetse tumenye uburyo abantu bagenda bahura n'utuntu tw'uturengane ariko utabasha kugaragaza nta kimenyetso naki, ariko nyine byumvikane. Murakoze cyane. Niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacyo, reba iryo jambo ryo hasi. Niba wararangije gukora subscribe, urebe niba warakanze kukazogera ariko notification. Nurangiza urabukoze cyane, urabuduteye inkunga, ndetse tuzagera kure. Niyo babinyuza mu nzira zo kunyanganya n'iki, umva tuzabigeza kure. Ibyacyo bizajya bigenda bigere kure batabishaka, ariko tugere kure. Murakoze cyane.